turabashimiye. Hanyuma slide asorejeho nshimangire kuko ni ikibazo abantu benshi bibaza, ari ababyeyi bari hano n'abadukurikiye bari hirya no hino. Mu kanya amanota asohotse babibaza ngo kuki umwana atabonye aho yize. Ni byiza rwose imyanya ihari abana bashobora kujyamo ugereranyije n'umubare wabo bidahuye, bitegeranye na gato. Urugero rwa mbere dusanzwe tuzi naho mubona hari imyanya nk'ijana hagasaba abana 28,000 hafi 30. Ubwo murabyumva ko kugira ngo uwahasabye habone nuko waba uri mu wa mbere muri iyo myanya imbere 100 warushije abandi 28 birenga. Umwanya ukurikiye rero ni ukomeye cyane kuko tugiye mu gikorwa nyirizina cyo guhemba abanyeshuri bahize abandi. Mu kanya ndaza kubasoma, hanyuma uwo dusoma araza imbere bamuhe ibihembo bye, ubwo ababitegura babe babyigiza hafi. Araza kuza bamushimire, abayobozi bamushimire, hanyuma n'umuryango we uze baje bamuherekeza bifotoze. Nibamara kwifotoza bamutwaza ibihembo babasubire aho bari bicaye. Hanyuma uwo munyeshuri wahize abandi araza kuguma imbere kugira ngo tuze gufata ifoto y'urwibutso n'abandi banyeshuri bari bube bahize abandi. Mu mashuri abanza rero duhereyeho, umunyeshuri wahize bose wabaye wa mbere mu gihugu yitwa Rwego Mutijima Bruno Riki. Akaba yigaga ku ishuri Rwego atambuka imbere, yigaga ku ishuri École Internationale Racine riri mu karere ka Bugesera. Ubwo natambuka imbere ahagarara ahangaha, bafite ibihembo barabizana. Yego uhagarara aho ngaho, hanyuma nyakubahwa Minister of State niuza kumuduhembera. Yego Rwego Mutijima Bruno Riki yabonye amanota 99.6. Murabona batambukana ibihembo bagiye kumuha, harimo certificate, hakabamo computer, hakabamo ndetse n'ibikoresho bitandukanye by'ishuri. Mu gihe abanyamakuru barimo bafata rero iyo foto ye y'urwibutso ari kumwe na minister, kadusaba ababyeyi be n'abaje bamuherekeje bose baje bafate iyi foto. Hanyuma nimara kuyifota barasubirana, iyo ibikoresho we aze kuguma imbere hariya ku ruhande ahateguwe. Ababyeyi tubasabe gutambuka bihuta, nabo tubabwira kandi ngo nimwishyuke. Felicitation Abu Bernard Mutijima na madamu ndetse n'abavandimwe, mutambuke mumushimire, abahesheje ishema. Erega natwe duhesheje ishema, buranda Deje Vanessa muhesheje ishema n'abarimu bose n'iki kigo École Internationale Racine. Murakoze, reka dusabe. Ego twizeye ko Mutijima Bruno azakomeza kuba uwa mbere no mu myaka iri imbere, nibyo tumwifuriza. Ego murakoze. Ifoto twayifashe, mutwaza ibihembo, hanyuma uwo mwana wabaye wa mbere natambuke yigire. Bruno ego urabusigaye. Ego urakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri asubira kwicarira. Turahamagara umunyeshuri wa kabiri, ariko mubyumve neza, uwa kabiri abanyeshuri bakurikiraho baranganyije. N'abanyeshuri tugiye gusoma bose 6. Ahubwo ndabona ari 7 banganyije amanota. Uko tubasoma nuko bakurikiranye, ariko amanota barayanganyije bose, ubwo naba kabiri. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri ni Intwari Ngabo Pacifique, yabana amanota 99.4. Yiga nawe mu karere ka Bugesera kuri Wisdom Center. Intwari Ngabo Pacifique yatambuka, natambuke. Hanyuma PS Charles Karache azi imbere amudushyikirize ibihembo. Nawe rwose congratulations. Abazana ibihembo babitambukane.
nuko uri umuntu w'umugabo, uzakomeze, ndumva ibyo arimo kumubwira ndagerageza kubivuga, uzakomeze wabona ubutaha uzabona PS cyangwa ukarengaho, nicyo tukwifuriza. Nawe bahabwa ibihembo ni certificate, ni computer n'ibindi bikoresho bitandukanye zifashisha ku ishuri. Hanyuma umuryango we nawe nutambuke dufate iyo foto, hanyuma yegere mugenzi we Mutijima Bruno mukanya. Ababyeyi nabo mwarakoze kumufasha, kurera ni ku ishuri ariko kurera ni no mu muryango, uruhare rwanyu n'urwo gushimwa n'abandi bakagira ishyaka nk'iryo. Murakoze. Nawe ibihembo bye murabisubiranaho yari yicaye, yegere mugenzi we. Nuko undi munyeshuri nkuko nababwiye nawe ni uwa kabiri, nuko banganyije ari benshi, yitwa Ineza Singizwa Musengimana Ani, nawe yavuye mu karere ka Bugesera ku ishuri Ecole Internationale Racine, nawe nyine yagize amanota 98, twamusaba gutambuka. Hanyuma umuyobozi mukuru wa NESA akaza imbere akamushyikiriza nawe ibihembo akwiye. Ni karibu tebuka uzi imbere nawe tuguha amashyi rwose. Umuyobozi mukuru wa NESA, abashinzwe ibihembo babimushyikirize kugira ngo ahembe uyu munyeshuri. Ubwo n'ababyeyi abaje bamuherekeje twabasaba gutambuka kugira ngo dufate iyi foto y'urwibutso, kabahesheje ishema kandi tumwifuriza kuzakomeza akazagera n'aharenzeho. Murakoze, mutambuke. Abadukurikiye hirya no hino, tunababwire ko iki gikorwa bashobora kugikurikira no kuri Keti Radio. Tunabashimira cyane ko baduhaye uyu musanzu mu kumenyekanisha iki gikorwa, n'abandi bose baba barimo kubikora ku bushake bwabo. Murakoze. Hanyuma nyuma y'ifoto y'urwibutso turabasaba namwe kuza gusubira mu mwanya, n'izo ndabo muzimuhe nize. Hanyuma turabasaba gusubira mu mwanya kugira ngo duhembe undi munyeshuri nawe wabaye wa kabiri. Okay, murakoze cyane. Nawe aregera bagenzi be baje mbere. Umunyeshuri wa kabiri yitwa Byose niyo Aime Albine, uko tumusoma turamusaba gutambuka. Yigaga ku ishuri Kigali Harvest School ni muri Gasabo, n'abagize amanota 99 n'ibice 4. Turasaba umuyobozi mukuru wa REB, DG REB Dr. Nelson Mbarushimana gutambuka imbere akamushyikiriza igihembo, akamutubwirira ngo yishyuke azakomeze atere imbere muri byose n'ibihembo bimugeraho. Abanyeshuri bose bahabwa computer, bagahabwa certificate n'ibindi bikoresho bizabafasha mu gihe bagiye ku ishuri. Byose niyo Aime, bakongera amashyi. Hanyuma n'abaguherekeje batambuka baza imbere. Ababyeyi n'ishema ryinshi batambuka begera uyu mwana baherekeje mu burezi akabasha kwiga neza, kandi nta gushidikanya muzakomeze mumuhe hafi mu rugendo rw'ishuri, azakomeze azi imbere. Byose niyo Aime Albine nawe afite amanota 99 n'ibice 4. Murakoze cyane, musubirane y'ibihembo bye. Niyo mumaze gufata ifoto y'urwibutso yegere bagenzi be. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri uko bose banganyije amanota yitwa Irumva Bigwi Hugo, yiga kuri Apacop muri Nyarugenge. Bigwi tambuka tuguhe amashyi. Bigwi byinshi wagize nk'uko izina ribivuga, izina ryabaye umuntu urahagarara aho ngaho. Hanyuma turahamagara DG wa RTB Engineer Paul Mukunzi aze amudushyikiririze nawe ibihembo byinshi akwiye. Mu gihe gitambuka
umuyobozi wungirije wa kaminuza araba yitegura mu kanya araza kuduhembera, n'umuyobozi wungirije wa RTB baraza kuduhembera bakurikiraho. Mwigire ahagana inyuma kugira ngo babone uko bafata iyo foto y'urwibutso. Yego, mwigire inyuma gato. Nawe arahabwa ibihembo nk'iby'abandi bahawe, ni impambi ikomeye, ni computer. Murabizi turi mu gihe cy'ikoranabuhanga bizamufasha mu kwiga. Yego, ababyeyi ni mutambuke amuherekeje bose. Numvise deje mukunzi amubwira ati komerezaho, ejo uzakomeze ugere no muri RTB n'ahandi wifuza kuzagera. Murakoze, mwigire inyuma gatoya kugira ngo mwigire hirya, ndetse niba mushaka ko nanjye njya muri iyi foto nubwo naba ndyohewe. Murakoze cyane, uti rwose uzakomereza aho ngaho, ukomeza ubu wa mbere, mujyane ibikoresho byegere abanyeshuri bagenzi be bahize abandi. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri yitwa Ingabire Ella Jessica, twamusaba gutambuka bayigira imbere. Ingabire tambuke yigira imbere, nawe yabonye amanota 99 n'ibice 4, yigaga ku ishuri rya Saint André Muhanga. Yigira imbere, igihembo cye aragihabwa n'umuyobozi wungirije wa kaminuza. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano, ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere, aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diyabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha.